ntabwo mu isezerano rishya nta muntu ukwiye kugenda mu mwijima na gato. Yohana 12 niko handitse ngo unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato. Ibintu by'umwijima n'umucyo ni ibintu bahanze abantu. Yesu ni umucyo utajya uhinduka umwijima rimwe na rimwe ngo ubundi usubire mu mucyo, siko bigenda. Ni umucyo by'iteka ryose, kandi niba turi muri we, that means ntabwo uwo mucyo we ushobora guhinduka. Bivuze ngo tugendera mu mucyo gusa. Aho uri si hanze ye, si hafi ye, si iburyo bwe cyangwa ibumoso bwe, ni muri we. Ni ubwami bw'umucyo. Handitse ngo yadukuye mu bwami bw'umwijima adutwara mu bwami bw'umwana we. Ubwami bw'umwana we ni ubwami bw'umucyo. Muri icyo gihugu niwe mucyo. Uwo mwijima uri kuvuga, uri kuvugira he? Muri we cyangwa hanze ye? Ariko ubundi kuvuga ibi ntabwo ari byo bizwi hose, si nabyo bivugwa, ahubwo ibivugwa ni ibindi. Nyamara twese twicaye ku meza amwe na Yesu yicaye hagati akatubaza, uwo mwijima muri nge muvuga ni uwuhe? Twasubiza iki?